mfite n'umusheri mushya ariko kwiga ntibisobanuye ko ari byo uzabonamo akazi. Sheri wiriwe se? Wiriwe ute? Siko nawe utishimye none byagenze bite? nakishima gute se? Ngize iki kibazo se? Ibisanzwe. Bisanzwe. Utari usanzwe ubayeho gutya utishimye. Munsi nyine byabaye ngombwa. Umunsi urancanze. Sheri habaye iki cyatumye umera gutyo koko? Ninjye wabigezemo uruhare? Ntabwo rero ese ubundi nkubaze. Hari ikibera muri uru rugo utazi? Oya ntacyo. Sinjye nawe turubanamo se. Subwo bikomeye. Nyine mbwira niriye kosa njye nakoze ryatumye nsanga baba. Nta kosa wakoze. Byagenze bite se? Nuko nyine byagenze. Nta kibazo gihari kindi. Hello. Oui. Hi. Ndi home kabisa. Shampa nyine narebaga televiziyo nabuze icyo nkora nyine ndiyicariye. Koko se umva so mutebuke nyine. Okay, no problem, babe. Okay. Nani? What? Okay. Cyabura gute se? Ibibazo bihari n'ubizi. Bihese kandi ntazi. Bundi bantu nandikore mubwire. Kuva kwa mbere simba ndahangaha. Kugera ku cyumwe. Ukwezi kumwe amezi abiri. Nago imyaka ishize ari 5. Tsenga amanywa n'ijoro. Imana yanze no kunyumva. Gusa urumva nakishema gute? Ari we wakishema se? Gusa utayibyiringira aka kanya? Ese nkubaze ndiringira ibyo ntabona? Neza be. Mama. Ndore. Mbese shuva neza pe. Sawa sheri bimeze bite none? Mbwira. Sha bimeze neza pe. Ntabwo duherukana Nase watwanze. Sinasigaye yihugiyeho ariko ukuntu asigaye yarigize bize Uya we mureke kumbeshyira maze ndari nari umuntu hari nanjye. Mbese nabaye bize gute? Sinzi uko muheruka cyagiye hashizeho nk'amezi nk'abiri. Oya sinasigaye kwishima neza. Oya ntabwo ari ukubiryaho. None se amakuru yawe? Ariko se sheri kankubaze. Muri icyo gihe cyose umaze kuva ukiri umukobwa, hari akazi wari ufite? Turakundana, turashakana, nta kazi wari ufite. Uyu munsi wabuze iki gituma untura umujinya yuko nta kazi ufite? Hari ikintu umaze kubura ahangaha cyatuma untura akababaro kuko udafite akazi? Watuje, ariko ntabwo uzategeza akazi ka leta gusa. Nawe ubwawe warema akazi kawe ukagakora kandi ugakunda. Ndema akazi se gute? Ibyo n'igihe se bihari nibyo ngomba gukora. Kwiga ntabwo bisobanuye ko ibyo wize ari byo uzabonamo akazi. Ahubwo ushobora gukoresha ubumenyi wize ukihangira umurimo wo gukora. None se nkaba narize ibyiza, ariko uzi ko ibintu nize ushobora kumpa akazi ko mu biro. Nirirwa ncuruza inyanya n'ifu, ifu inumukira, ubwo si ibyo byaba ari ibiki? Amakuru yanjye se? Amakuru yanjye ni meza, urebye biraho. Mfite n'umusheri mushya ariko
birakaze nyine. umva nanjye nyine mba nkubwiye ibyanjye ariko nyine kankugarukeho ameze ate asate Ego umva ni mwiza mo gake mbizi se ngewe gake ntabwo biba bindimo gusa afite gutya ntabwo byizeye Imana ntabwo nabyizeye njyewe Yes, hello. Halo. Siyubahera ko wabuze. Turakomeye rwose. Kudaherutse kudusura ariko se waburiye. Kumbe. Turacyahari rwose. Niho tukiba. Baba yego pastor. Yego karibu. Jesse subizi se ko sina ibintu by'amasura n'iki n'icyo atajya birebaho nyine ubwo ngubwo yakurikiye manike. aha none se shaho mbirire nta kindi nyine narenzaho ariko nanjye uwo mfite Ego wow ijambo nari ntegereje ndaryumvishe kabisa wowe mansera nzi ego ko mani umuntu agomba guhindura ariko bro wabimenye yanyica ariko ni boga ni kila kitu gifite ntarebe ntacyo namushinja none uriya musore no hasigaye ndi runa bimeze bite umva ubwo se tugushakire cyangwa ni ibintu by'abasore b'iki gihe namwebwe ntabwo umva ahubwo uve muri iki tugendamo ni wowe singo tugendana mu babebi bose tugendana wayi shuwa nawe ufite umva mani ni ukugutera igipase nyine nta kundi mba mbona ibintu byo gukundana ahubwo b'iki gihe oya nayo wigira ariko oroshye ndabakeka baza kubibona simubizi se ko ngiye ibyo bigurupe byo gukundana nabyo ndigenje natwe ntabwo tuzi ko biba byaje bebe merci hari uwo muzi se basi ngo umuntu no pase nanjye n'iki n'iki ndetse kubasetsa wabyemerara apfa kubyemera ariko sinzi urabona utazi mbese umva nyine ni ukumugushakira ngakatarabuze ngo hehe harya wamenya ye gusa ntunaniwe reka tukicara hano bana aho yawe ushobora no kwikundira usibye ko njye ibintu by'abasore ni ibintu bica kuko ntabwo biba bizi nanjye nyine Mane natwe nanjye nabiciyemo mva mbere gusa ubwo Jesse yabonye mu boyfriend nanjye sinzi icyo nsigaje umva saba sheri ngiye gutaha nasize wa mbebe tubana adahari of course nari nyine mwataha ariko n'utansu umva next nawe ni time ukudusura ugomba kubasura uhora wicaye aha kugusura nk'uko bari umva ntari nyine nyine nari ngukumbuye iminsi yari ibaye myinshi pe nanjye nari ngukumbuye maze buriya twaherukanaga kera buriya njyewe ubundi najya nkunda nyine ko twajyana kuriya gusangira nk'ahantu ariko muri aka kanya numvaga nshaka akanya ngo tuganirire ahantu hatuje niyo mpamvu nakuzanye hano nyine
ahantu hatuje nubwo ntazanye gitari ngo basi tube twicuranga ubu tuba twasusurutse nta kibazo wambwiye ko uzi kubyina turi kumva utujwi tw'utunyoni na natire y'ibiti cyane sawa cyane hano hantu byararyoshye gutaha nshaka ko noneho rero tuzahaza dufite nka gitari tukacurangira nyine tugasusuruka nta kibazo by the way amasomo ameze ate se amasomo biragenda leta abanyeshuri ntabwo biba byoroshye nawe urabizi nabiciyemo rege ntabwo byabura nyine ariko nabonye ari ubuzima buba bugoye nyine ariko buhoro buhoro bigenda birangira ndabona nta kibazo ntacyo ndi kugutwara ahari wowe menye ntabwo wapfa kubimenya nyine ariko nyine mu bundi buzima busanzwe nta kibazo ese ubundi ufite umukunzi mukundana umutipe ukwitaho umukunzi ko ndewe uri kubitekereza kure umukunzi mu cyangwa buhe ushaka buryo kumbeshya oya ntabwo ngiye kukubeshya umukunzi mu buhe buryo umutipe nyine ukwitaho muvugana kenshi nyine ubona gukeyaringa agatuma urara neza wishimye mbese utari wenyine igihe ubabaye akagukura muri iyo mudu yari ahari ariko ubu ntawe ntabwo tukiri kumwe yaje kurangira bite hajemo utuntu tw'utubazo dutandukanye nyine biba ngombwa ko turekana ndumva byaranagize byarakubabaje ariko ahari urabona utabivugaho cyane uburyo iyo igihe cyagiye nta mpamvu yo kukigarura n'ibindi bintu byararangiye nta mpamvu yo kubigarukaho bisaba ko dutangira ibishya byase tutabyirengagiza cyane nyine bayidowe wihangane nyine ku byabaye nta kibazo iyo utangiye ikintu ntukigere ku mpera birababaza maze nawe urabizi ko biryana cyane bibaho nyine kandi si njye wa mbere nta nubwo ari njye wa nyuma mu buzima bibaho cyane nanjye nigeze kubicamo mu myaka yashize ariko nyine nanjye byangendekeye nk'uko kwawe mpita mfata umwanzuro wo kuba ntujemo gakeya birumvikana wambaye ikintu cy'igisimu ukuntu asirimutse kabisa ntabwo ari cyane ariko mu gihe tuba turimo nk'abantu b'inkumi ntabwo byabura ariko baseseka neza seka neza cyane neza ikintu cyanzanye hano ntabwo ukizi uribuka cyagiye nkubwira ngo hari ikintu nshaka kukubwira umunsi twari turi kumwe twashobokanye hari igihe nakubwiye ngo hari akantu nshaka kukubwira ntabwo ubyibukaho nabyibutse nyine narakitegereje uri umwana mwiza uri umwana ufite ikinyabupfura useka neza n'ibindi byose nyine uri umusirimu muri make nyine amaze kumbwira ko wababajwe no hejuru y'ibyo byose maze kukubwira ngo byari bindimo kize n'amahirwe yo kumva ko udafite umukunzi nyine biranshimishije ubwo rero nari mfite icyifuzo icyifuzo kimeze gute basi wanyemerera nkaziba icyuho cy'uwo wakubabaje